babwira ko njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Ubwo rero mbahaye ikaze mwese aho mugiye muherereye, haba abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, by'umwihariko umujyi wa Kigali ari wo natwe duherereyemo kabisa. Mukomeze kugenda mugubwa neza cyane, nta nubwo nakwirengagiza abari bwota amasimbi cyangwa se abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, mwese muhawe ikaze cyane. Ya rero dufashe cyase tugarutse muri ka kanya kacu ngo tugende tuvuga byinshi bigiye bitandukanye ku nzozi mugenda murota. Uyu munsi rero dufite inzozi umwe mu bakunzi bacu yatwandikiye adusaba yuko twamufasha kuba yazisobanukirwa ndetse na bagenzi be bakaba bakumviraho, ari bo mwebwe muduteze amatwi cyangwa se muduteze yombi. Ya rero uyu munsi tuje kuvuga ku nzozi ngiye kuba nababwira, nta kubatera amatsiko, reka nangire. Kurota imbwa zishaka kukurya. Ese wigeze kurota imbwa zikwirukankana cyangwa se zikwirukankaho zishaka kuba zakurya? Cyangwa se ukarota ubona uri kurwana nazo? Rekeraho guhangayika. Uyu munsi tugiye kuba twarebera hamwe icyo izi nzozi zishatse kuba zasobanura, umenye impamvu uzirota. Ikindi kandi uraza no kuba wamenya icyo ugomba gukora nyuma yo kurota izi nzozi cyangwa se kurota inzozi nk'izi ngizi. Reka turebere hamwe ku gice cya mbere, ibisobanuro rusange. Ubundi imbwa ishatse kuvuga iki mu nzozi? Imbwa zishobora kuba zahagararira inshuti cyangwa se abaturanyi cyangwa se abandi bantu bagufiteho amarangamutima menshi. Iyo zikurwanya cyangwa se nyine ubona zishaka kuba zakurya, bivuga yuko hari abantu cyangwa se ibibazo biri kugutera umwuka mubi, nko kuguca intege cyangwa se kugushora mu makimbirane agiye atandukanye. Ikindi kandi imbwa zishaka kugukomeretsa. Reka turebere hamwe imbwa iyo urose zishaka kuba zagukomeretsa icyo bishatse kuba byavuga. Ngo bishobora kuba ari nk'ishusho y'abashaka kugucisha bugufi, kuguharabika cyangwa se kugukura mu rugendo rwawe. Ahantu nizere ko muri kugenda mukumva neza cyane nk'uko bigomba kuba bimeze. Kandi nkubwira ngo nyamuneka kanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu bantu ba mbere. Urebe ko wakanze kunzogera kugira ngo nimba dukizeho ikiganiro ujye ubasha kuba wakibona mu bantu ba mbere kabisa, kitari cyaba umuranzi. Ibyo bintu biradufasha cyane, kandi wibuke kuba washaringa ino video yacu igere ku bandi bantu benshi bagiye batandukanye. Reka tujye ku gice cya kabiri, turushaho kuba twasobanukirwa neza izi nzozi zo kurota imbwa zishaka kuba zakurya. Ibisobanuro bitewe n'ukuntu byabaye mu nzozi cyangwa se bitewe n'ukuntu izi nzozi uba wazirose. Ese iyo imbwa ari nyinshi byo biba bishatse kuba byavuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo urose izo mbwa ari nyinshi, ushobora kuba ufite abanzi benshi cyangwa se ibibazo byinshi bikuzengurutse icyarimwe. Nicyo biba bishatse kuba byasobanura mu nzozi. Noneho se iyo urose iyo mbwa ishaka kuba yakurya ari imwe, byo bishatse kuba byavuga iki? Ikaba ari imwe gusa. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyo ishobora kuba ihagarariye umuntu umwe ugufitiye ishyari cyangwa se wifuza cyangwa se ushaka kuba yagushyira mu bibazo bigiye bitandukanye kandi bikomeye. Ikindi kandi kurota imbwa ntoya ishaka kuba yakurya, nyine ukabona ari akabwa kakiri gatoya cyane, za zindi bita ngo ni ibibwana. Ni ikibazo gito cyangwa se umuntu udafite imbaraga, ariko akaba agenda agushotora gahoro gahoro. Twihuse cyane twongere turebere hamwe nanone iyo warose iyo mbwa ari imbwa nini cyane ishaka kuba yakurya. Nibyo bishatse kuba byavuga yuko ari ikibazo gikomeye cyangwa se umuntu ufite imbaraga n'ubushake ukurusha, muri make akurusha ubushobozi mu yandi magambo. Naho se iyo urose uri kuzihunga, byo bishatse kuba byavuga iki? Kuba turi kuzihunga bishobora gusobanura yuko uhunga ibibazo cyangwa se utinya guhangana n'umuntu runaka. Ukaba rwose uhita ukuramo akawe karenge kugira ngo ukunde wirinde cyangwa se wirinde kuba wahangana n'abantu bagiye batandukanye. Ese noneho iyo urose uri kuzirwanya cyangwa se uri kuzikubita, byo bishatse kuba byavuga iki? Reka nabyo tubirebere hamwe.
Ibi bishobora kuba byasobanura yuko ufite imbaraga zo guhangana no gutsinda ibyo bibazo byose, nubwo bishobora kuba byagusaba imbaraga nyinshi cyane. Nizere ko turi kugenda tubyumva neza uko bikwiye. Reka none twihute tugende turebera hamwe, ese bwo iyo urose imbwa zikureba ariko ntizigukoreho byo bishatse kuba byasobanura iki? Aha ngaho bishobora kuba ari nk'abantu bakuvugaho amagambo atari meza, ariko ugasanga n'undi ayo magambo nta ngaruka mbi ashobora kuba yakugeraho, cyangwa se ayo magambo bakaba bayavuga biri iyo ngiyo ariko nta kintu abasha kuba yagukoraho wowe ubwawe. Reka twihute tugenda ku gice cya gatatu kugira ngo dukomeze kugenda dusobanukirwa neza izi nzozi zo kurota uribwa n'imbwa. Kuri gatatu, impamvu ushobora kurota izi nzozi. Ese nawe ujya wibaza impamvu ushobora kuba warota inzozi nk'izi ngizi? Ni ukuvuga ngo mu gihe ufite amakimbirane mu muryango cyangwa se mu kazi ushobora kuba warota izi nzozi. Ikindi kandi ushobora no kuba ufite inshuti cyangwa se abaturanyi bakugambanira, nabyo bikaba byatuma urota inzozi nk'izi ngizi. Ikindi nanone ugasanga hari ibanga rikuzengurutse ushaka kuba warinda. Ikindi nanone kuba wumva ufite ishyari rikugendaho. Ikindi ari nacyo cya nyuma, uhura n'ibintu bigutera ubwoba cyangwa se uhangayikishijwe n'ahazaza hawe. Ibyo ngibyo bishobora kuba byatuma, cyangwa se ibyo ni bimwe mu bintu byatuma urota inzozi nk'izi ngizi ndi kugenda mbabwira. Nongera kubwira abantu bashyashya ngo nyamuneka ongera ucekinge, ongera usuzume ko wakanze subscribe, ubundi uyikandeho bikomeze kuba byagenda neza cyane, ukomeze kugenda ubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Rero we mushyashya kabisa kanda subscribe, ni byiza cyane, buriya iyo uyikanze udufashije kandi nawe wifashije, kuko iyo tukoze ikiganiro kibona mu bantu ba mbere kandi ugatubona notification. Muri make ukimara gukanda subscribe uhita unakanda ku nzogera kugira ngo bikomeze kugenda neza cyane. Kwihuta, reka tugende ku gice cya kane kandi nk'ubusa ko ndi no kugenda negera ku musozo. Reka turebere hamwe inama ndetse n'ikintu wakora. Menya abo uganira nabo, wirinde gusangira amakuru yawe yihariye n'abantu bose. Muri make ubashe kuba wagira ibanga ibintu byawe ubona bikwiriye kubibanga, apana kugenda uvuga buri kimwe cyose ngo uri kukibwira abantu bawe, biriya ntabwo biba byiza cyane. Gerageza gukemura amakimbirane mu mahoro mbere y'uko akura, cyangwa se mbere y'uko nyine biba ibintu bikomeye cyane bizabashyira mu byago. Ikindi kandi shyira imbere kwiyubaka mu mutima no mu bitekerezo. Ntukemerere amagambo y'abantu kugusenya. Yesu wowe ugomba kuba wowe koko. Ikindi kandi subiza imbaraga mu gusenga, cyangwa se subiza imbaraga mu gusenga cyangwa mu buryo bw'ukwemera kwawe, kuko bitanga imbaraga zo guhangana n'abakugambanira cyangwa se n'abantu bose bakurwanya. Ibyo ni ibintu ugomba kugenda witaho cyane. Nizere ko kano gace mukumvishe, dore ko kaba ari n'ak'ingenzi cyane hano mu kiganiro cyacu. Buriya agace kajyanye n'ibintu by'inama ngenda kemera cyane, kandi mba nifuza ko namwe mugenda mubyemera. Rero nk'uko navuze ngo ndi kugenda ngana ku musozo, niba warigeze kuba warota inzozi nk'izi ngizi cyangwa se izindi bijya gusa, byaba byiza unyandikiye muri komenti nkabasha kuba nagenda ngufasha, cyangwa se ukifashisha nimero yanjye ya WhatsApp 0788497754. Iyo namba iyo uyandikiye kabisa ndagusubiza nkagufasha bikagenda neza cyane. Gusa rero nimba wishimiye ikiganiro cyacu, jya muri komenti ushyiremo akamenyetso k'umutima kavuga yuko udukunda cyane, tuze kuba twavuga muri komenti. Ngenda bakunda. Hasta la vista, Yesu abarinde cyane.